Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nitwa Muhizi Anatole, nkaba ndi inkeragutabara, nkaba narasezereye muri 1997. Ikibazo mfite ngifitanye na Beneri n'ikigo cy'ubutaka. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, naguze inzu mu mwaka wa 2015 nyigurira imbere ya noteri w'umurenge wa Runda mu karere ka Kamonyi. Inzu naguze yari ifite ibyangombwa byose, ndetse bampa n'igipapuro cya RDB ko atari ingwate, ndetse n'ikigo cy'ubutaka noteri wabanyemerera kugura ko nta kibazo inzu yari ifite. Nyuma ibyangombwa bijya muri mitasiyo, abo twaguze kuko ngo yakoraga muri Beneri, ngo nuko ngo yiba Beneri. Noneho Beneri irangije ibuza ikigo cy'ubutaka kumpa ibyangombwa. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, kuva 2015 mba mu nzu. Ntabwo mpumvise ngo Beneri ibuza ikigo cy'ubutaka kumpa ibyangombwa ngo naguze no muntu ari umukozi wabo yarabibye. We yari umukozi wa Beneri. Wa Beneri witwa Rutagengwa Jarewo. We arabiba. Ngenda ariko naraguze mfite n'impapuro za RDB ko inzu atari ingwate, ngurira muri leta nyine nkuko babidusaba. Birumvikana. Yego. Hanyuma ngo Beneri ibuza ikigo cy'ubutaka kumpa ibyangombwa. Kuva 2015 nyakubahwa Perezida amaze gutanga amafaranga rutayo naguze inzu. Beneri ariko ijya muri kubuza abantu ijya mu kigo cy'ubutaka gute? Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, n'ikibazo mwaragikemuye Musanze mu gihe uwitwaga Dr. Rivera aravuga ngo iminsi 3 inzira aba yatwanditseho. Nyakubahwa Perezida, kuva icyo gihe na nubu nkaba nabasabaga ko rimwe mwanyemura ikibazo kuko nubundi abo kuva icyo gihe nubu ntabwo byakozwe. Mu mpanya kwa Perezida barushwa imbaraga na Beneri, baragenda ahubwo bakambwira ngo ninjye gusenga, ukagira ngo umuntu udasenga kuye gutwarwa ibye. Uko bwira rinde abayobozi bose bo mwe nayo yumva ibibazo byanjye kumva ndarengana, akambwira ati genda ujye wiragiza Imana. Itonde vuga buhoro. Abayobozi warebye ninde nande babwira. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, abayobozi b'akarere ka Kamonyi bose barabizi. Urwego rw'umuvunyi rwasuye ku aho inziri ku Ruyenzi, rumbwira ko iminsi 3 ibinyanditseho. Ikibazo cyanjye n'abadepite bashizeho komisiyo irambwira ngo iminsi ngiye kiraba gikemutse. Nta muntu n'umwe utakizi, ari uwo Dr. Rivera mwagishinze nawe yarambwiye ati iminsi 3 birakemuka, nawe bukeye arambwira ati ni ukwiyambaza Imana. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, mbaye ntasenga bwo natwarwa ibyanjye. Ibyo ntawe bihuriye. Ubwo uheruka kukigezaho ninde mu byavuba ahangaha ushobora kuba kizi usibye abo n'urwego rw'umuvunyi rurakizi. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, bo baraje babaza abayobozi b'akarere ka Kamonyi, abayobozi barababwira bati natwe byaratuyobeye, umuturage wacu yararenganye. Icyo gihe bari basuye akarere, urwego rw'umuvunyi barangije barambwira bati iminsi 3 uzabonye babonye ibyangombwa by'inzu yawe. Hari umuntu w'urwego rw'umuvunyi uri hano? Waba uri hano? Okay. Minisitiri Gatabazi na abantu bashinzwe polisi hari uri hano? Iki kibazo ubu tugiye mu weekend, ariko mu cyumweru gitaha era kuwa mbere mu minsi 3 kizabe cyakemutse. Gatabazi kizabe cyakemutse.